Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda nyuma y'uko mu bihugu bitandukanye by'isi hashize iminsi kiri kwiyongera. Umuyobozi mukuru wa RBC Prof Claude Mambo Muvunyi yavuze ko nyuma yo kubona ko icyorezo cyongeye kugaragara mu bihugu bitandukanye hakozwe isuzuma rigamije kureba uko byifashe mu gihugu. Yavuze ko mu bipimo byafashwe bigera ku bihumbi 16 byagaragaye ko abantu bangana na 0.7% byabo banduye COVID-19 ndetse ubu bari kwitabwaho. Yagize ati tukimara kubona ko habayeho ubwiyongere bw'abanduye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twakoze isuzuma dusanga hari abantu banduye bagaragara. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana nayo ku buryo bidakwiye gukura umutima abanyarwanda. Yagize ati nta kintu cyatera ubwoba gihari kuko ababonetse ntabwo barembye, ni ibintu bisanzwe by'ibicurane, ariko na COVID bari munsi ya 1%. Mu mpagararizi twari twafashe izigera ku bihumbi 16. Hashize iminsi hari ubwiyongere bwa COVID-19 mu bihugu birimo Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bwoko bushya bwiswe 1.8 bubarirwa ku rugero rw'10% bw'ubwandu bwose ku isi, kandi bwamaze kuboneka muri Ireland y'Amajyaruguru ndetse na Pays de Galles. Nubwo bitaragaragara ko iyi virusi nshya ifite ibimenyetso bikabije kurusha ibisanzwe, inzobere zivuga ko ishobora kwinjira mu turemangingo byihuse. OMS ivuga ko COVID-19 ikomeje kwihinduranya guhera muri Mutarama ndetse na Gicurasi. Ubwoko burimo muri iki gihe bivugwa ko aribwo bwihuta cyane mu gusakara mu bantu. Kuva muri Mutarama 2025 ubwoko bwa Omicron bwakiriwe mu turere twinshi twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia ndetse na Thailand, kandi nibwo bwoko buri ku isonga mu Bushinwa ndetse no muri Hong Kong. RBC isobanura ko ikomeje gukora ubugenzuzi kugira ngo ihashye iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabine Nsanzimana yanditse ku rukuta rwe rwa X ko muri iyi minsi tuva mu itumba tugana mu mpeshyi hari ubwiyongere bw'indwara zifitanye isano n'ihinduka ry'ikirere. Yatanze urugero ku bicurane biterwa na virusi ya influenza ndetse na COVID-19, asaba abantu kwirinda kwanduzanya. Tugira isuku. Abanduye ni abakunda gukora ingendo. Umuyobozi mukuru wa RBC Prof Claude Mambo Muvunyi yavuze ko mu bagaragayeho ubwandu harimo abakunze gukora ingendo hanze y'igihugu ndetse n'abo bahuye. Ku bagaragaye yavuze ko bari guhabwa ubuvuzi bisanzwe kuko hari imiti, kandi basabwe kwirinda kwanduza abandi, cyane cyane ko abagaragaweho bikiri ibintu byoroheje. Yagize ati abaturage turabasaba kwirinda umuntu ufite ibicurane akajya kwivuza, akirinda no kwanduza abandi, gukaraba buri gihe ndetse no kwambara agapfukamunwa mu gihe afite ibimenyetso. Yavuze ko bijyanye n'igihe cy'impeshyi cyegereje imibare ishobora kuzamuka, yemeza ko u Rwanda rwiteguye guhangana nayo, ariko anasaba abaturage gukomeza kwirinda ndetse no kwirinda kwanduzanya. Andi makuru kandi tuyimurire mu karere ka Muhanga, umuturage arashinja gitifu w'akagari gufatanya na Mutekano kumukubita bakamusiga ari intere. Yamfashije Renata arashinja umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari atuyemo ndetse n'ushinzwe umutekano ko bamukubitiye mu kagari bakamusiga ari intere. Yamfashije Renata utuye mu mudugudu wa Kibumba, akagari ka Shori, umurenge wa Cyeza, akarere ka Muhanga. Yamfashije avuga ko mudugudu yinjiye iwe mu rugo ari kumwe n'undi mugabo, bamubwira ko baje gusaka iwe mu rugo kubera ko hari ibitoki by'umuturage bakeka ko yibye. Yamfashije avuga ko yabemereye ko ibitoki abifite, yabiguze n'abantu azi arabababwira. Yamfashije avuga ko banze kubyemera, ahubwo bakomeza kumuhatira gushinja undi mubyeyi witwa Nyampinga Tereza ko ari we umutuma. Yamfashije ati bahise bamfata banjyana ku kagari, mpasanga gitifu n'ushinzwe umutekano barampondagura. Uyu muturage avuga ko yakubiswe inkoni ku kibuno ndetse no ku maguru ndetse n'inki mu matwi, bukeye bwaho bamushyikiriza polisi. Ati bangejeje kuri polisi n'ahari ijoro ryose sinigeze ngoheka kubera ko ibisebe byarandyaga cyane. Yamfashije avuga ko umupolisi yumvisha ataka aza kureba uko amerewe, asanga ababaye cyane, ahita amwohereza ku bitaro by'i Kabgayi ngo abanze yivuze. Gitifu w'akagari ka Shori Niyibizi Silvani ahakana ibyo uyu mubyeyi amushinja, akavuga ko atigeze amukubita kuko ataza bamukubise. Ati icyakora icyo twasanze mu rugo rwe ni ibitoki 20, niwe wabisohoye mu nzu bamuzana ku kagari. Niyibizi avuga ko yategetse ko bamuzana ku kagari ku mpamvu yo kumucungira umutekano kubera ko yabonaga ko ba nyiri ibyo bitoki bashobora kumugirira nabi. Avuga ko uyu muturage bashinze ubujura yagejejwe ku kagari we yagiye, yasigaranye na Mutekano.
Gitifu Niyibizi avuga ko akeka ko abamukubise ari abantu atazi. Niyo nshuti Albert ushinzwe umutekano mu kagari ka Shori yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko yemera ko yamujyanye ku biro by'akagari abisabwe na Gitifu, ahamugejeje amukingirana mu cyumba asigira umuturage imfunguzo. Yagize ati nasanze Gitifu yahavuye musiga ku kagari nsubira mu rugo, ntabwo nigeze mukubita. Gusa nubwo abakozi b'akagari ka Shori bahakana ko batigeze bakubita uyu mubyeyi, amafoto yatanzwe n'umuntu utashatse ko amazina yatangazwa agaragaza ibikomere uyu mubyeyi afite ku gice cye kimwe cy'umubiri we. Cyakora bamwe mu baturage bo muri uyu mudugudu bahamya ko Yamfashije Renata atigeze akubitirwa muri uyu mudugudu. Yamfashije avuga ko ubujura ashinjwa atabwemera kuko abo baguze ibitoki bahari kandi yabavuze ariko ntibakurikiranwe. Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.